ntaho nkora yago ntaho nkora ngiye ngaburirwa na buruse ntanababeshye n'umuryango umenamo gake muri make ndizimira ikishaka rero urumva icyo nasaba abanyarwanda ntago ari ngombwa kwatura ubundi ururimi rwacu n'imfura rwumvwa n'imfura cyane bwarancumbikiye baze bancumbuka kureba mfashe kubaka mwabagabo n'ibyo ariko ntago muri make mvuze ngo ngende bo barebe nyine badufashe abasizi muri rusange badufashe kuko dukeneye amaboko mu banyamakuru dukeneye amaboko mu banyarwanda dukeneye amaboko abari mu Rwanda ubwo ndavuga ibwota amasimba gutubwo nageze Nyabugogo umuntu arazaneka imitwe ati habaye ikibazo imodoka ya polisi bayambaye amafaranga nkwereka inzira iki kugeza aho ugiye mbona turaziranye n'ubusanzwe abantu bose yari bashya ubona musa ndabana uyu ni umuvandimwe urabona Nyabugogo uzamutse inzira iza mu mujyi baranzamuye batanya kunkubita kataza uburyo ngo amafaranga mfite ngo bampaka mvirope nyashyiremo ndi mutima ariko urambwira ati ibintu ntago ari by'i Rwanda nasubiye ufite amafaranga menshi amaye 5,000 nari nakoreye yanjye urumva ari make uzu no kuvuga nge naje Kigali akore ku rugendo rwanjye nduhere mu mizi rimwe ndabyibuka ku itariki 13 z'ukwa 11 2015 hari ikiganiro bitaga Keti Talent ndakeka kikiriho cya Gentil Gideo yakoranaga n'umutipe bitaga Robert Niyize urugero ndi kwikatisa gutya muri quartier rero numva kiriho nkaba niyumvamo imbaduko yuko rwose rimwe nge nzavugira kuri radio byaragashye utagira ngo ndahamagara kubw'amahirwe baramfata bahitagamo abantu batatu bazaza guperforminga ariko bagahitwa abantu rubandika bari yo ibahitamo mpamagaye mbakubita igisigo Gentil Gideo aravuga ati we nakwanditse tutiriwe tunajya mu gutorwa ndabyibuka ubwo utayangite cyari yoroshye kuyibona kuko muri hari mu mwaka 2015 ku itariki 13 z'ukwa 11 uhamagara kuri radio wibereye Muhanga oya nari nkiri mu Kigabiro nari ndimbuye iwacu ndahamagaye nyine baranyemereye ariko byose nabikoraga umuryango utabyumva nakuranye indoto z'uko ngo uzaba padiri kuko nizi seminari n'ubundi tronko mari cyo kintu bari bagamije ubwo ndangije bashaka ngo uzabe padiri kurumva njya gusyaga ubushobozi bwo kuzabona itike nzana Kigali no gushaka impamvu izatuma nzayo naho nzaba ubwo nkoze ku nshuti yanjye nyibwira ko nzayisura bitari muri gahunda irabinyemerera itike nayo ndayishugurise ndayibonye ku itariki 8 ubwo haciyemo igihe kinini ku itariki 8 z'ukwa mbere mpamagara Gentil Gideo arambwira ati ngwino nguko uko naje muri Kigali urugendo tutari rworoshye kuko baragiye no kwanyamburira wa mugabo we gutubwo nageze Nyabugogo umuntu arazaneka imitwe ati habaye ikibazo imodoka ya polisi bayambaye amafaranga nkwereka inzira iki kugeza aho ugiye mbona turaziranye n'ubusanzwe abantu bose yari bashya ubona musa ndabana uyu ni umuvandimwe urabona Nyabugogo uzamutse inzira iza mu mujyi baranzamuye batanya kunkubita kataza uburyo ngo amafaranga mfite ngo bampaka mvirope nyashyiremo ndi mutima ariko urambwira ati ibintu ntago ari by'i Rwanda nasubiye ufite amafaranga menshi amaye 5,000 nari nakoreye yanjye urumva ari make uzu uburyo nayabonyemo ntago wabyumva wowe ibaruwa riraye yago barakuzamukanye baranzamuye banjye cyarya hejuru ku muhima ndani n'abagabo ibintu rero nabiketse mba ndabigaramye ndagarutse nyine mfatijya ku bari bagikoranya Rutarama mfite radio ndagenda ndabatwika ariko icyo gihe utayango byari ibi nabaga mfite imizingo y'impapuro nagendanaga imizingo y'impapuro ntago nari mfite ubushobozi bwo kuba narabishyize mu mutwe byose kandi nabaga mfite pisi nyinshi cyane ubu ngo wabishyize mu mutwe inka yanjye mu mutwe gusa ku mutima nose icyo gihe kure tutari wakabishyize mu mutwe ngo bigendane ubifite ikibazo cyari kirimo urumva kujya kuri radio umwana uturutse countryside ntago nari nzi ngo bari bumbaze gute ngiye kwicara kuri mikoro bwa mbere ntago nzi ngo biragenda biti natekerezaga ntaza kuza guteshuka nkajya kure yabyo nani rero kamfati impapuro ngewe ngure duplicateur zanjye mbikubiteho ninjya yumva kubita imirongo niyo ngombwa ko mbisigayo nanze ko bazacuranga impapuro nta nubwo nanze ko bifata amajwi ngiye ndabakubita ku mpapuro bazabicurange ugezeyo yamaye ngeze baranyakira nkibisanzwe ndabibwira ikiganiro kinagenda neza cyane pe bakugeze kuri mikoro icara bati cyo gihe nyine uhita wumva inzu uri muri essentiel
ariko wabwira abanyarwanda nyine ukumva babyishimiye benshi. Ndabikunda aho hantu niho rero nagiye nkurira amalinki bwakurikiyeho 2016 ukwezi kwa kangahe kwa gatandatu hari kuba Salax Award. Nza kubona host nyawe na umutipe kuri Radio Rwanda Epandungutse. Arambwira ati ndashaka hostinga muri kino kiganiro kiba ni mugoroba amahumbezi. Ubwo rero utayango nari natangiye kurira ingazi. Mba muriyo na Dani Vumbi, mba muriyo na Soshomura, mba muriyo na Mico. Inka yanjye ndavuga nti noneho bya bintu uzi ko bizaza. Ubwo ngubwo naho ndabikora neza, ariko icyo gihe narazamuye urwego kuko naje gucishamo mu kwezi kwa kane nitabira amarushanwa ya Youth Champion hara ku Rwibutso. Ubwo ntumbaza uburyo n'ubundi bwo kuhagera n'ubundi bwari kwa kundi kwari ukwihiringa. Mpageze ndatsinda bampemba laptop. Icyo gihe numva natangiye kubona umwami tayango kunyereza byari bya burumwe. Ngiye ntakubeshye nakoze kuri mashini 2014. Na 14 ngiye nibwo nakoze ku mashini. Wumvaga ari iki n'abanyarwanda ntago nacyumvishaga, ntago arota inzozi z'ibintu utabonye rega yago, ntago nacyumvisha ahubwo nkikibona. Yego najyaga njya kureba ama match n'ubundi ko nakuze nkunda umupira. Icyo nari nzi ni neza nyine ni TV, ariko tambwira imashini ntago nari nzi ko urutoki rwakwerekeza bimwe hano rukabikura hano. Ibyo ntago nabitekerezaga. Urutoki urujago ubwo rero mba ndayimanukanye ndimanukiye nanjye ugiye Muhanga cyangwa kanari nkirimbuye. Nagize amatsiko yo kumenya icyo gihe ukimara gukora interview muri Kati Radio waraye Kigali wasubiye Mbuye. Ese niba waraye Kigali wakuraje cyangwa waguhaye icumbi nigeza kuvuga ati ejo uzabyuka utahadari Kigali ntago yabyoroshye rega batekera ku mibare. Ndabizi yago no kuvuga ngo ibyo bimwe na bimwe nari mbizi. Nakubwiye ko nari nahamagaye mu cutumira ko nje kumusura bitunguranye. Ariko mbwira ko ndi bageni ntago byari bitunguranye, ubwenge narabukuranye. Naramubwiye nti ngenje kugusura ndumva ari umutagatifu ari kubimpatira. Ati manukire. Ndamanutse rero ndagiye mbanza kujya kuri radio ndabakomye mitamanuka njya kumusura. Urumva bakwakira nk'umushyitsi. Gitondo baramperekeza ndataha. Ntabwo uzumwe se wumve radio ndabaniho uragira no mu rugo ntago nabibabwiye. Banyumve bambwira wabaye kirara. Nabyumvishe ngiye nyine ndabwira Gentil mbaware rubiri coding ubime kuri telefone. Amfitaga telefone kajya mu memory card. Arabimpa nkajya mbyumva nabwo muri ekuteri naba ndyamye cyangwa nkisha nkabyumva. Nuko njyayo aho ngaho baranyakira. Mubyeyi wahara nankunda uko iyo ndi mu bandi nyine simbura icyo mbabwira. Nkunze kuba ko ndi rwita nk'inzirikana bizera nkabero zigira imiryango inkingi y'abagarambe nzika bazagaragaza u Rwanda ruzabagaruka. Ndabaganiriza mu gitondo rero baramperekeza. Urumva ahita nanyongera agatiki kumwe kugira ngo haye impamvu mbibara mu buryo bw'itiki nimanukira Imbuye. Rero ubwakurikiyeho nibwo ntabwo basanze Imbuye nta muntu ugize kumva byibuze ngavuga ati twumvishe nene ntari kubyemera se barabimbwiye ariko ntago habyemera. Reka ubwo si iki henenseka nabo ati muziye nzira ko nakuze mama mbwira ko umuntu kugira ngo avugire kuri radio ajya mu cyumba radio nevugira undi mu rugo nge ntago ibyo mbizi. Ubwo rero bakabifata gutyo bamwe ariko bana twiganaga icyo gihe bo barabimenya kuko bo bari bazi ko nkora ibyo bintu. Ubwo rero icyo gihe nabonye iyo mashini maze guhitsindira mu rugo bagenda bazaho nayikuye ndabisobanura ubwo bivanzemo n'imitwe kuko ntago babyemeraga. Barabyemera noneho nza kubona iyo host yo kuri Radio Rwanda mbonana nabo bantu nshimira cyane. Dani Vumbi aranyegera arambwira ati ufite ubuhanga ariko bino bizagutunga ushaje. Bizagutunga ukuze. Karabaye kandi nzi ko ari byo nyine nge bizantunga. Ntaho nkora yago ntaho nkora nge ngaburirwa na buruse. Ntanababeshye n'umuryango umenamo gake muri make ndizimira ikishaka. Rero urumva icyo nasaba abanyarwanda ntago ari ngombwa kwatura. Ubundi ururimi rwacu n'imfura rwumvwa n'imfura. Cyane bwarancumbikiye baze bancumbuka kureba mfashe kubaka mwabagabo n'ibyo. Ariko ntago muri make mvuze ngo nge bo barebe nyine badufashe abasizi muri rusange badufashe kuko dukeneye amaboko.
dukeneye amaboko mu banyamakuru, dukeneye amaboko mu banyarwanda, dukeneye amaboko abari mu Rwanda ubwo ndavuga ibwota amasimbi, kugira ngo natwe nibura turebe ko twafata ubusizi tukabushyira kuri stage. Erega nakwishimira nanjye kuzabona ejo mpagaze kuri platform babwira ubusizi, kuko mfite icyo kuvuga. Ntago ari byo bintu byo ngo njye mu mwanya mvuge. Mfite icyo kuvuga, mfite amatwi yo kumva ari byo yabyumva. Kaduhereza kantu gato. Ntago kaba gato. Nanawe wenda mbe nishimye mpereza Yago TV show, ikiganiro gikundwa cyane, buri umwe yifuza kuba yazaho. Mfite inzozi zo gusohora umuzingo album ibisigo, ntazi uko bizaba bingana biri hejuru y'10. Rero hari icyo nitiye umuzingo nkita tugani wacu. Nicyo rero ngiye gusa nk'ubabanguriraho nk'abanyarwanda, mwumve koko nako namwe abanyamahanga mwumve ko uyu muhungu ari icyo mwamufasha kugira ngo inzozi zazigereho. Iwacu numva mu majwi aringa, iwacu numva imigani mbwira, iwacu numva mu mirya ihimbwa, iwacu njye nkumbuye iwacu, umuco w'iwacu njye nkumbuye iwacu, ururimi rwacu njye nkumbuye iwacu, imbyino z'iwacu nkumbuye iwacu, inzobe z'iwacu nkumbuye iwacu. Ravabo ku mugabo eske sebo koko ubu nanjye nduce nk'abandi nogere mwibasi, ndi umusaza mpitemo kwiherera mu nzu nyoboka akajori, ndi umujene mpinduka icapiro nterewe hino ku mpapuro ntesha agaciro ikiziranyenzi. Aha data, cyangwa nanjye mba umusiramu nyoboka amazi nk'ikinyabiziga, nako ngo byitwa kwitabara. Buzima we tabara uhennye yaratabaye. Yago bacu saha tugani wacu twoyayo. Rumaga wakoze cyane. Nakoze cyane. Imana ikujya imbere igufashe mu buhanzi bwawe, Imana igufashe ubeho, Imana igufashe uzabeho, kuko uburiho ariko izanagufasha ubeho, ukomeze ubeho, ugire ubuzima buzira umuze, ku buryo nawe uzavuga uti nshimishwe no kuba ntunzwe n'ubusizi, nshimishwe no kuba ntunzwe n'impano Imana yampaye. Wumva uranyuzwe kandi wumve nkuko wari ubivuze ibintu bikorwa n'abantu. Abanyarwanda badukurikiye kano kanya, umuntu n'uw'abantu yibwira bumva ubundi ntiwanakavunitse. Ngende Rumaga nkaba u Rwanda ruzira umwaga, imfizi y'urudodo nkasobanuriho nako nanakabangura. Benshi bakunze kwibaza ngo imfizi y'urudodo no kubera iki. Nigeze kubwira ko ubwo twimanaga inkongoro mu bitare byavugiza, nari nashokiye za data urudodo zari zahangarije mu mpinga ya Kigorora. Naho rero ubundi imfizi y'urudodo, imfizi urayiziyo ni ikimasa, ariko imasa byose imfizi yabaga iri mu ishyo rero yitirwaga ishyo ryitwaga izina bitewe nayo. Ubwo ndi imfizi y'urudodo rero. Iryo shyo ry'iwacu. Hanyuma umuntu wakwifuza kugira icyo akumarira cyangwa gufasha kuri buno buzima bugoye wenda unabayemo cyangwa duhora duhura nabwo, imbuga nkoranyambaga zawe wakwandikira, yifuza kugira n'ikintu wenda koherereza, yanyura he? Iyo ngingo ahubwo tanga ingingo itari inkenekene, icyo ntekereza cyo inzira ya mbere nziza ni kuri Yago. Ntabwo urumba muziho kandi ntibinakabe, ntabwo ari by'u Rwanda, kuko niho benshi nkeka ko bazanagenda bayikomorezaho. Indi ya kabiri, platform zanjye cyane nkunda gukoresha Instagram, iriho ngiye munsi na nimero nkoresha muri business. Birya bya byiza aricyo bimpamagariye, cyangwa ku message kavuga neza. Wakakira nagahimbira igisigo nkagishakira undi mwibariro. Umuntu wese ukurikiye kino kiganiro nyaboneka nimva ari cyo ushaka gufasha Rumaga Junior, nyura ku mbuga nkoranyambaga ze umwandikire, reka zitubwire Instagram, Facebook na Twitter niba zihari tubwire. Izo uvuze ni nazo mfite. Ni Junior Rumaga, Junior Rumaga. Ni Instagram ni Junior Rumaga, Facebook ni Junior Rumaga, haba Facebook account na page, Twitter ni Junior Rumaga, YouTube ni Junior Rumaga, umuntu ni Junior Rumaga, u Rwanda ruzira umwaga. Nibyo wahanyura ukamwandikira niba wifuza kugira icyo umuremeramo cyangwa umwoherereza, wamusaba nimero ye ukagira akantu gato umwoherereza rwose. N'urubyiruko n'umujene arifuza kubaho, arifuza gutera imbere. Ayo mashusho abagezaho mwise harana avuga ngo official video ni kamera wese mwuga kamera bayibonye gutyo byoroshye, arayikodesha cyangwa se akaba yanakwihiringa akayigura mu dufaranga duke, cyangwa biragoye ndabizi, ariko niba hari ikintu umva bamufasha no kubasunika iminsi rwose, wamwoherereza akantu gato byuzi akazagaruka kuri Yago TV show avuga ati Yago TV show yankora ubuvugizi barandemera. Siko bimeze Rumaga? Aya niko biri. Uvuze ukuri cyane, ni ingaruka nzabikubwira ko ndabizi abanyarwanda barumvirega. Ni imfura. Wakoze cyane. Mwakoze na